Yesu Kristo giharamagara mukuru. Yesu Kristo ntasanzwe kandi n'ibyo yakoze ntibisanzwe. Uyu mugabo uburyo yavutsemo ntibusanzwe ndetse ntibwakurikije amategeko agenga ibinyabuzima biyoroji. Kuko yavutse hatabayeho guhura kw'intangangabo n'intangangore, ahubwo abyarwa na Mariya, umwari w'isugi. Uburyo yapfuyemo kandi nabwo ntibusanzwe, kuko urupfu rwe rutakurikijwe amategeko agenga igihugu n'imiyoborere. Yishwe uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga Pilato, amaze gutangaza ku mugaragaro ko Yesu witwa Kristo ari umwere uzira inenge ku byo aregwa byose. Ariko amaze gutangaza ibyo, arengaho amukubitira inkoni ndetse aramutanga ngo bamwice. Mbese iyo uwaregwaga agizwe umwere n'abacamanza, arakubitwa ndetse agatangwa ngo bamurase, cyangwa ararekurwa agasubizwa mu buzima busanzwe? Mu buzima bwe nta gitabo yigeze yandika, ariko ibitabo byo ku isi yose niwe byandika. Icyakora hari abamubonye arimo kwandikisha urutoke mu mukungugu igihe yakizaga umugore wari wafashwe asambana. Tubisanga muri Yohana 8:6-7. Ntiyavukiye kwa muganga cyangwa muri za materinete zikomeye, ariko kuvuka kwe kwagabanyijemo amateka y'isi mo ibice bibiri. Abanyamateka bo ku isi yose babara ibihe n'imyaka bahereye ku kuvuka kwe. Umurimo we yawutangiye mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo, awusoza hagati y'ukwezi kwa 3 n'ukwa 4 k'umwaka wa 31 nyuma ya Kristo. Ni ukuvuga imyaka 3 n'igice ishize. Arabambwa, arapfa, arahambwa, kandi azutse ku munsi wa 3 asubira mu ijuru. Tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 11. Mbese siho kaminuza zo ku isi zikura gahunda y'icyiciro cy'amasomo imara imyaka 3 n'igice? Muzabikurikirane. Koko rero ntabwo ari ahantu henshi wasanga porogaramu y'ibyigwa irenza imyaka 3 n'igice. Yesu Kristo giharamagara mukuru. Yesu Kristo wari Imana niwe giharamagara mukuru, kuko yavuye mu ijuru yiteguye gupfa urupfu rubi rurenze izindi mpfu zose. Abyihitiramo ntawe bimuhase, atabitewe n'ikindi keretse impuhwe n'urukundo yari afitiye inyokomuntu. Yari yaraguye mu cyaha kandi igomba kurimbuka by'iteka ryose. Twabibona mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8, na Yohana 12:3-2. Ibi byatumye ku ntango y'umurimo we asobanura mu buryo bwumvikana ko ushaka kumukurikira wese akwiye kwiyanga, akiyibagirwa, agasiga byose. Mbese muri make agahagarara akomeye, amaramaje mu mutima, hanyuma agaherako akamukurikira. Tugiye kureba rero amateka y'intumwa 12 zemeye gusiga byose zikamukurikira, amateka yazo n'uburyo zapfuye. Amateka y'intumwa za Yesu Kristo n'amaherezo yazo. Turakurarikira rero abadukurikiye kuri channel yacu Ntagihe Dufite TV gukora subscribe, ndetse niba warayikoze ugatanga share, ndetse n'utarayikora akayikora, kugira ngo aya mateka y'intumwa za Yesu Kristo cyangwa n'ibindi biganiro bindi tubategurira mujye mubibona bikimara gukorwa ako kanya. Murakoze.